Haleluya! Nitwa Amizero Jije, nkaba mbanjije gusuhuza abadukurikira ku mirongo yose ya radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kwigana amagambo avuga ngo icyo Imana yavuze. Biboneka mu Kuva cyangwa Iyimuka Misiri igice cya 20. Ibihe byinshi dutega amatwi ku maradiyo ngo twumve icyo abantu bakomeye cyane bavuze. Hari n'ubwo dusoma mu bitabo ngo tumenye ibyo bigeze gutegeka isi bavuze kera. Ariko uyu munsi tugiye kumva ibintu bitangaje cyane byavuzwe n'umutegetsi uruta abandi bose, ari we Yehova waremye ijuru n'isi. Amagambo yamamaye cyane mu isi ni amategeko 10 y'Imana. Abandi bayita isezerano ndetse abandi bayita ibihamya. Hano hari ibibazo n'ibisubizo byabyo. Ikibazo cya mbere: mbese ayo mategeko ninde wayatanze? Igisubizo ni Imana. Icya kabiri: none se iyo Mana yitwa nde? Igisubizo kiri mu Kuva igice cya 34 umurongo wa 6. Ni Yehova, ni Ndiho, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, Imana itinda kurakara kandi ifite kugira neza kwinshi. Biteye umunezero kumva no kwishimira ibyo iyo Mana yavuze. Dawidi wa undi warwanaga agatsinda amahanga, muri Zaburi igice cy'119 umurongo wa 48 yaravuze ati: nzamanikira amaboko ibyo wategetse, ndabikunda kandi nzibwira amategeko wandikishije. Imana iduhere umugisha muri aya mategeko. Itegeko rya mbere, Imana yaravuze iti: ntukagire izindi mana imbere yanjye. Imana yakunze abatuye mu isi cyane, maze yifuza ko babaho ubuzima bwiza butagira umubabaro. Kera abantu basengaga ibisimba nk'ikiyoka cyitwa uruziramire n'ibindi. Iyo bagiraga ibibazo bafataga abana bakabashukunyira icyo kiyoka cyangwa ikindi basenga kugira ngo imyaka bahinze yere. Urugero, nk'Abamowabu basengaga ikigirwamana cyitwa Moleki bakagitambira abana. Abandi nabo bagiraga ibintu bakunda cyane, maze ubuzima bwabo bwose bakabumara ari byo bashyize ku mwanya w'imbere mu buzima bwabo. Maze Imana ibonye ko abantu baruhira ubusa kandi ko nta handi babonera agakiza, irababwira iti: ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana ishimwe kuko yemeye kuba Imana yacu iteka. Itegeko rya kabiri, Imana yaravuze iti: ntugapfukamira ibishushanyo ibyo ari byo byose, ahubwo ujye upfukamira Imana yonyine. Abantu nanone iyo bahuraga n'ikibazo gikomeye cyane, baragendaga bagapfukama imbere y'ibintu bubatse mu ibumba cyangwa bakoze mu biti kugira ngo bibakize. Abashaka kwirira amafaranga babazaga ikintu mu giti maze bakakizana ku isoko, bakabeshya abantu ngo kirukana ubukene, gikiza indwara kandi gituma abantu bacuza ubukwe vuba. Imana ibonye ko abantu bayo bagira umubabaro mwinshi kandi ibyo bishushanyo bitazabakiza, irababwira iti: ntugapfukamire ibishushanyo ibyo ari byo byose, ahubwo ujye upfukamira Imana yonyine. Imana yaravuze iti: ntukavuge izina ry'Uhoraho mu buryo budakwiye. Muri iki gihe abantu benshi bakunze kubeshya kugira ngo ibyo bavuga tubyemere, bahita barahira rya zina rya Nyagasani. Abandi iyo barakeye cyane bahita bavuga izina ry'Imana mu buryo budakwiriye. Iri zina reka twese turyubahe. Ni izina ritangaza, ni izina ritanga amahoro, ni izina ritabara, kandi ni izina riduhesha amahirwe. Iryo zina nirishyirwe hejuru. Imana nanone yadutegetse kwibuka isabato.
abantu bose bifuza imigisha, kandi abantu bose bifuza amahoro, abantu bose bifuza kuramya no guhimbaza Imana. Imana rero yashyizeho umunsi ukomeye cyane kandi uryoshye iwita isabato. Ku isabato abantu bose baricarana bakareshya ndetse bagasabana n'ijuru. Abantu bose boroherwa n'imibabaro yo muri ubu buzima. Ku isabato kandi Imana yakoze ibintu bitatu bihambaye itakoze ku yindi minsi. Isabato yonyine niyo Imana yejeje, niyo yonyine Imana yahaye umugisha, ni nayo yonyine Imana yaruhutse imirimo yayo. Ku isabato iyo turuhutse tugasabana n'Imana, tuba dushimangira ko kugira neza kwayo ariko kutubeshejeho. Hari agakobwa kitwaga Mariya kagiraga umunsi mukuru w'amavuko tariki ya mbere z'ukwa kane buri mwaka. Igihe mama we yashakaga igipande cye cyo kwa muganga yarakibuze, Mariya aza kumufasha kugishaka. Mu kanya yarasakuje ati ndakibonye, maze mama we arishima cyane. Ariko mu kanya Mariya yabwiye mama we ko atari icye, ati dore ikibanditse ko navutse tariki ya 5 z'ukwa kane kandi siho dukora umunsi mukuru. Mama we yarababwiye ati ntacyo bitwaye, itariki y'ukuri wavutse ni tariki 5 z'ukwa kane, ariko twarabihinduye tubishyira ku ya mbere kuko ariho nyokorome yaretse itabi. Maze Mariya ararakara cyane ararira. Yesu avuga ati iminsi yose mugomba kuyinyishura, mukama gato zingana n'iminsi mwambeshyeye. Arongera ararira cyane. Baruzi ko natwe Satani ashaka kuduhindurira umunsi w'imigisha, umunsi wejejwe n'Imana ariwo sabato, akawuhindura umunsi abakera basengaga izuba. Niyo mpamvu Imana yavuze iti wibuke kweza umunsi w'isabato. Reka twese twishimire umunsi wera w'isabato dusabana n'Imana. Uhereye kera ukageza n'ubu, isabato ihora itwibutsa ko twaremwe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Itegeko rya 5 Imana yaravuze iti urajya wubaha so na nyoko kugira ngo uzarame igihe kirekire kandi ubone imigisha myinshi. Twese twifuza kurama imyaka myinshi kandi twifuza kubaho neza no kugira imigisha y'Imana. Imana yategetse ko abana bubaha ababyeyi babo kugira ngo bazashobore kurama imyaka myinshi ndetse bazabone imigisha y'Imana. Hari umubyeyi wagaragaje urukundo rukomeye ku mwana we. Yari ari mu murima yasize umwana we mu nzu ndetse atetse ibishyimbo. Agiye kubona abona inzu iragurumanye maze aza yiruka. Ahageze asanga umuriro wabaye mwinshi cyane, abantu batinye kwinjiramo. Yesu yiroha mu muriro ahuzamo umwana we maze agaruka yahiye amatwi n'ahantu hose, ariko yishimiye ko arokoye umwana we. Ababyeyi baratwitangira kandi badufasha muri byose kugeza tubaye bakuru, nyamara iyo bamaze gusaza imbaraga zabo ziragabanuka. Imana yategetse ko abana bumvira ababyeyi ndetse bamara no kuba bakuru bagakomeza kubafasha. Umuhanga Aguri mu gitabo cy'imigani yaravuze ati ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina rizanagorwa n'ibikono byo mu kibaya, kandi ibyana by'ibisiga bizarimira. Ariko Imana yaravuze iti urajya wubaha so na nyoko kugira ngo uzarame igihe kirekire kandi ubone imigisha myinshi. Imana iduhe kumvira ababyeyi ndetse no kubafasha igihe cyose bakiriho. Wari uzi ko Imana itita ku masengesho y'umuntu utita ku babyeyi be? Niba ushaka imigisha myinshi urajya wubaha ababyeyi bawe.
Itegeko rya gatandatu, Imana yaravuze iti ntukice. Imana ntikunda abicanyi n'abagizi ba nabi. Imana kandi ntikunda abanyamujinya barakarira abandi. Abo nabo Imana ibafata nk'abicanyi. Yesu yaravuze ati uzatuka undi ngo ni igicucu akwiriye gufatwa bakamushyira abacamanza bakamucira urubanza rukomeye. Imana ntikunda abagambirira kugirira abandi nabi. Urakara, utekereza kugirira abandi nabi, utukana, aba afite umutima nk'uw'abicanyi. Ahubwo rero Yesu yaravuze ati hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi nshya. Imana nawe iguhe umutima w'ubugwaneza. Itegeko rya karindwi, Imana yarategetse iti ntugasambane. Abantu bose bakwiriye guhorana amakenga no kureba kure. Bakwiriye kwirinda ibyabaroha mu ngorane. Abakobwa n'abahungu Imana ibabuza gukina imikino yose ibakururira mu bukubaganyi n'ubukozi bw'ibibi bwose. Abana twese tukwiriye kwirinda abantu bose batujyana mu ngeso Imana itishimira. Imana ntinezezwa n'abareba amashusho n'amavideo ateye isoni. Hirya no hino ku isi twumva inkuru z'abarenze umupaka w'itegeko rya karindwi maze biroha mu ngorane zizarangira ari uko bapfuye, ndetse bazasiga ibibazo n'igisebo ahantu hose babazi. Yesu yaravuze ati hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Imana iturinde intekerezo zose zidatunganye, ahubwo iduhe imitima iboneye kugira ngo tuzabone Imana. Itegeko rya 8, Imana yaravuze iti ntukibe iby'abandi. Imana yifuza ko twese dukorera ibyacu ndetse ibindi tukabisaba ababyeyi bacu cyangwa inshuti zacu. Abantu babi nibo bonyine bakinisha kwiba iby'abandi. Hari abana mu ishuri biba amakaramu y'abandi cyangwa amakayi. Kwiba ni ukugerageza kubona ibyo utaruhiye. Abajura borana ibyiringiro bipfuye bibabwira ko bazaba abakire cyane nibamara kwiba. Benshi birangira bari muri gereza. Iyi ngeso yo kwiba itera ingorane kuko ituma abantu bahinduka abanebwe. Aho gushaka ibyabo bariba. Imana inezezwa n'abakorera ibyabo bakirinda kwiba. Pawulo yandikiye Abefeso ati uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ye kugira ngo abone ibyo gufasha abakene. Imana iduha umugisha. Umuhanga mu by'umutekano baramubajije bati ni kuki ahantu henshi haba abazamu ahandi hakaba abapolisi n'abasirikare? Arabasubiza ati nuko abantu batemeye gukomeza amategeko 10 y'Imana maze bose bahinduka abagome. Aya mategeko abasha kuzana umutekano w'abantu n'ibintu byabo kandi atuma turushaho gusa n'Imana. Itegeko rya 9, Imana yaravuze iti ntukabeshyere abandi. Uhereye mu bihe bya kera habagaho abantu bazi kubeshyera abandi. Abo babitaga abagabo b'ibigoryi. Nibo babeshyeye Naboti ko yatutse Imana n'umwami maze bamwicisha amabuye. Ni nabo babeshyeye Sitefano ngo yatutse Mose n'amategeko maze bamwicisha amabuye. Hari abana babeshyera abandi ibyo batakoze kugira ngo babahane kandi barengana. Kubeshya bidutandukanya n'Imana, kandi kubeshya bituma abantu batongera kudukunda. Ntawaba inshuti n'umubeshyi. Imana ireba byose ndetse n'ibiri mu mutima. Iyo ubeshya Imana ibikureba kandi izacira urubanza ababeshyi bose. Salomo yaravuze ati ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, Uhoraho anezezwa n'abanyakuri. Imana iturinde kubeshya no kubeshyera abandi. Itegeko rya 10, Imana yaravuze iti ntukifuze iby'abandi.
Imana irashaka ko tubaho tunyuzwe n'ibyo dufite. Hari abagirira abandi ishyari kuko iba afite inzu nini cyane, cyangwa imodoka nziza, cyangwa baro yo gukina, cyangwa akagare ko kumvaho ikinyenga. Abantu bagirira abandi ishyari bahora babuze amahoro mu mitima yabo kubera ishyari. Kwifuza kubi ni uguharanira kubuza abandi amahoro kubera ibyo bakurusha. Pawulo yari umuntu mwiza kandi yuzuye umwuka w'Imana. Ntiyagiraga ishyari kubyo abandi bafite, ahubwo yaharaniraga gukora. Yaravuze ati, nzi kubaho gikene cyangwa kubaho nk'abakungu. Namenyereye guhaga cyangwa gusonza. Namenyereye kugira byinshi cyangwa bike. Mbashishwa byose na Kristo untera imbaraga. Habayeho agahungu kari karemaye amaguru yombi. Papa wako iyo yabaga avuye ku murimo, abandi bana bajyaga kumwakira isakoshi y'ibitabo bishimye cyane. Ako gahungu kababazwaga cyane nuko katabasha kumwakira kuko karemaye amaguru yombi. Umunsi umwe kigiriye inama maze kagenda kare, kirirwa kicaye aho ise yatungukaga atashye. Izuba rirakica maze imvura iguye irakanyagira, bayoberwa aho kagiye. Nimugoroba ise yatashye, b'abahungu bazi gusimbuka nk'ingeragere baza biruka ngo bamwakire, ariko batarahagera ka gahungu karemaye gahita gasingira isakoshi kati, papa, nanjye ndashaka kukwakira isakoshi. Ise yamaze akanya yibaza uburyo karayitwara kandi karemaye amaguru yombi. Maze ka gahungu kagundira ya sakoshi mu ntoki, maze kabwira papa wako kati, ngaho nterura. Ise yagize amarira mu maso aragaterura, maze bageze mu rugo atangaza ko ariko kamutwaje isakoshi kandi akagurira ibihembo byinshi cyane. Iyo twikubise ku birenge bya Kristo, niwe utuma dushobora kugendera mu mategeko ye. Hari akandi gatekerezo karyoshye cyane. Bamwe mu banyeshuri bakoraga ubushakashatsi mu gucukura ibyaranze amateka y'abakera cyane. Mwarimu yari yabasabye kugaragaza ubushakashatsi bukomeye bagezeho mu ishuri, maze uyu munyeshuri atangariza bagenzi be ko yavumbuye isanduku irimo bya bisate by'amabuye Abisirayeli bahoranye kuva kera cyane. Maze mwarimu yihutira kubimenyesha abayobozi ba kaminuza iby'iki gitangaza. Abayobozi ba kaminuza nabo bamenyesha inzego za leta ko habayeho ubwo buvumbuzi. Bose bari bafite inyota yo kumenya ahari ibyo bisate by'amategeko y'Imana. Bagumanye amatsiko menshi. Umunyeshuri bongeye kumubaza, ababwira ko yasanze hari na Shekina, bwa bwiza bw'Imana burabagirana bwabaga hejuru y'isanduku. Maze igihe kigeze, bose bamaze kwicara, babaza wa munyeshuri bati, mbeye mwana, ya mategeko 10 n'isanduku wavumbuye bitabye hehe? Umwana ari guseka cyane yarababwiye ati, ya bisate by'amategeko biri muri nge, kuko Imana yafashe amategeko yandika muri nge, niyo mpamvu ubwiza bwayo bungumaho iminsi yose. Bose baratangaye cyane. Ariko muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 33, Imana yahanuriye Yeremiya ibyacu iti, nzashyira amategeko yanjye mu nda zabo, ndetse mu mitima yabo niho nzayandika. Maze muri Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 25, ibwirana Ezekiyeli umugambi idufitiye uhereye kera iti, nzabanyanyagizaho amazi meza bazatungana, nzabaha n'umutima mushya, nzabakuramo umutima ukomeye, maze kandi nzabaha umwuka wanjye, ntume bagendera mu mategeko yanjye. Tugendeye kuri aya masomo, amategeko y'Imana ari muri twe kandi ubwiza bw'Imana buturiho. Uwayandika ku birenge n'ayakandagira.
uwayandika ku mugongo sinayabona, uwayandika ku maboko nayanduza ndimo gukora akazi, ariko kuko yanditse mu mitima yacu niyo ntekereza ku manywa na nijoro, kandi niyo byishimo byanjye. Yesaya 26:8 yaravuze ati, ni koko Uwiteka Nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe naho twagutegererezaga. Imitima yacu yifuza izina ryawe n'urwibutso rwawe. Mbese nawe wishimiye ko amategeko y'Imana ari muri wowe? Mbese urifuza gufatanya n'abakomeza amategeko 10 ariyo aduha umudendezo? Mbese urifuza ko Kristo aguterura akakubashisha kugendera mu byo yategetse? Icishe bugufi dusenge. Data mwiza, abantu aho bari hose ubarebe ubahe umugisha. Aya mategeko meza atanga umudendezo ujye uhora uyatwibutsa, kuko turi abantu bibagirwa. Kugira neza kwawe kugere kuri buri wese, mu izina rya Yesu, amena.